Igice cya 11. Yesu azura Lazaro. Hari umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, Databuja, ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se na Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye, asibira kabiri aho yari ari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubaza bati, Mwigisha, amambere Abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi nugira amasaha 12, ugenda ku manywa ntasitara, kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo, aherako arababwira ati, inshuti yacu Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati, Databuja, niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekereza yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati, Lazaro yarapfuye. Nanjye nezerewe ku bwanyu, kuko ntari mpari, kugira ngo noneho mwizere. Nimuze tujye aho ari. Toma witwaga Didomu abwira abigishwa bagenzi bati, natwe tugende dupfane nawe. Yesu agezeyo asanga Lazaro amaze iminsi 4 mu gituro. I Betaniya hari bugufi bw'i Yerusalemu nka sitadiyo 15. Nuko Abayuda benshi bari baje kwa Marita na Mariya kubahumuriza, kuko musaza wabo yari yapfuye. Marita yumvise ko Yesu aje, ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, Databuja, iyo aba uri hano, musaza wanjye ntaba yarapfuye, kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose, Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramusubiza ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, ninjye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? Aramusubiza ati, ye Databuja, nizeye yuko uri Kristo, umwana w'Imana ukwiriye kuza mu isi. Amaze kuvuga ibyo aragenda, ahamagara mwene se Mariya rwihishwa, aramubwira ati, umwigisha yaje araguhamagara. Abyumvise ahaguruka vuba aramusanga. Icyakora Yesu yari atarasohora mu kirorero, ahubwo yari akiri aho Marita yamusanze. Abayuda bari kumwe na Mariya mu nzu bamuhoza, babonye uburyo ahagurutse vuba asohoka baramukurikira, batekereza ko agiye mu gituro kuririrayo. Mariya ageze aho Yesu ari, amubonye yikubita imbere y'ibirenge bye, aramubwira ati, Databuja, iyaba wari hano, musaza wanjye ntaba yarapfuye. Yesu amubonye arira, n'Abayuda bazanye nabo barira, asuhuza umutima arawuhagarika. Arababaza ati, mbese mwamushyize? Baramusubiza bati, Databuja, ngwino urebe. Yesu ararira. Abayuda baravuga bati, dore ye, nimurebe uburyo yamukundaga. Ariko bamwe muri bo baravuga bati, uyu ko ahumura impumyi, ntaba yarabashije kubuza n'uyu napfe. Yesu yongera gusuhuza umutima, agera ku gituro. Cyari isenga ishyizweho igitare ku munwa. Yesu arababwira ati, nimukureho igitare. Marita mushiki we wapfuye aramubwira ati, Databuja, none aranuka kuko amaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizere ubona ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, Data, ndagushimye kuko unyumvise. Ubwanjye nari nzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangoze, ngo bizere yuko ari we wantumye. Amaze kuvuga ibyo, arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro, sohoka. Uwari upfuye asohoka azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko, n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Abayuda bajya inama yo kwica Yesu. Nuko benshi mu Bayuda bari baje kwa Mariya, babonye icyo akoze baramwizera. Ariko abandi muri bo bajya ku bafarisayo, bababwira ibyo Yesu yakoze. Abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranya urukiko, barabazanya bati, tugire dute ko uwo muntu akora ibimenyetso byinshi? Nitumurekera dutya bose bazamwizera, kandi Abaroma bazaza barimbura umurwa wacu n'ubwoko bwacu. Ariko umwe muri bo witwaga Kayafa, kandi wari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, arababwira ati, ntacyo muzi. Mbese nimutekereza yuko ari byiza ku bwacu
ko umuntu umwe yapfira abantu kuruta uko ubwoko bwose bwarimbuka? Ibyo ntiyabivuze ku bwe, ahubwo kuko yari umutambyi mukuru muri uwo mwaka, yahanuye yuko Kristo yenda gupfira ubwoko bwose. Ariko si ubwo bwoko bwonyine, ahubwo ni ukugira ngo abana b'Imana batatanye abateranirize hamwe. Bahera uwo munsi bajya inama zo kwica Yesu. Nuko Yesu ntiyaba akigenda mu Bayuda ku mugaragaro, ahubwo avayo ajya mu gihugu kiri bugufi bw'ubutayu mu mudugudu witwa Efurayimu, agumanayo n'abigishwa be. Kuko Pasika y'Abayuda yendaga gusohora, benshi bava mu gihugu barazamuka bajya i Yerusalemu, Pasika itarasohora ngo biyeze. Bashaka Yesu, babazanye bahagaze mu rusengero bati, mbese mutekereza muti nazaza hano mu minsi mikuru? Ariko abatambyi bakuru n'abafarisayo bari bategetse yuko umuntu namenya ahari abibamenyesha bakamufata. Igice cya 12. Yesu asigwa amavuta na Mariya. Nuko hasigaye iminsi 6 Pasika ikaba, Yesu ajya i Betaniya, aho Lazaro we Yesu yazuye yabaga. Bamutekeraho ibyo kurya bya nijoro. Marita arahereza, kandi na Lazaro yari umwe mu bicaranye na Yesu basangira. Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza nk'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge bya Yesu, abihanaguza umusatsi we. Inzu yose itamamo ayo mavuta. Nuko Yuda Isikariyota, umwe mu bigishwa be wendaga kumugambanira, aravuga ati, ni iki gitumye amavuta atagurwa idenariyo 300 ngo bazifashishe abakene? Icyatumye avuga atyo si ukubabarira abakene, ahubwo nuko yari umujura, kandi yari ufite umufuka w'imiya, akiba ibyo babikagamo. Yesu aravuga ati, nimumureke yabikira umunsi nzahambwa, kuko abakene muri kumwe n'abiteka, ariko njyeweho ntituri kumwe iteka. Abantu benshi b'Abayuda bamenya ko ahari baraza. Icyakora si ku bwa Yesu gusa, ahubwo ni ukugira ngo barebe na Lazaro yazuye. Nuko abatambyi bakuru bajya inama yo kwica Lazaro nawe, kuko Abayuda benshi babavagamo ku bwe bakizera Yesu. Yesu agiye i Yerusalemu ahetswe n'indogobe. Bukeye bwaho, abantu benshi bari baje i Yerusalemu gutegereza iminsi mikuru, bumvise yuko Yesu azayo. Benda amashami y'imikindo bajya kumusanganira, batera hejuru bati, Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, niwe mwami w'Abisiraheli. Yesu abonye icyana cy'indogobe, akicaraho nk'uko byanditswe ngo, witinya, mukobwa w'i Siyoni, dore umwami wawe araje, ahetswe n'icyana cy'indogobe. Ibyo abigishwa be ntibabimenye bwa mbere. Ariko rero Yesu amaze guhabwa ubwiza bwe, nibwo bibutse ibyo ko byanditswe kuri we, kandi ko ariko bamugenje. Nuko ba bantu bari kumwe nawe, ubwo yahamagaraga Lazaro ngo ave mu gituro akamuzura, bamubera abahamya. Kandi nicyo cyatumye abantu benshi bajya kumusanganira, kuko bumvise ko yakoze icyo kimenyetso. Nuko abafarisayo baravugana bati, murarora yuko murushywa n'ubusa, dore rubanda rwose ruramukurikiye. Abagiriki bashaka kureba Yesu. Hariho abagiriki mu baje gusenga mu minsi mikuru. Basanga Filipo w'i Betsaida y'i Galilaya, baramwinginga bati, mutware, turashaka kureba Yesu. Filipo araza abibwira Andereya, Andereya na Filipo nabo baraza babibwira Yesu. Yesu arabasubiza ati, igihe kirasohoye ngo umwana w'umuntu ahabwe ubwiza bwe. Ni ukuri, ndababwira yuko iyo akabuto k'ishaka kataguye hasi ngo gapfe, kagumaho konyine, ariko iyo gapfuye kera imbuto nyinshi. Ukunda ubugingo bwe arabubura, ariko uwanga ubugingo bwe muri iyi si azaburinda ageze ku bugingo buhoraho. Umuntu nankorera ankurikire, kuko aho ndi n'umugaragu wanjye ariho azaba. Umuntu nankorera, Data azamuha icyubahiro. None umutima wanjye urahagaze, kandi navuga iki? Ni Data, nkiza undokora iki gihe, kandi ari byo byanzanya ngo nyigeremo. Data, ubahiriza izina ryawe. Nuko ijwi rivugira mu ijuru riti, ndaryubahirije, kandi nzongera kuryubahiriza. Abantu bahagaze aho baryumvise baravuga bati, ni inkuba. Abandi bati, ni marayika uvuganye nawe. Yesu arabasubiza ati, iryo jwi ntirije ku bwanjye, rije ku bwanyu. Ubu urubanza rw'ab'isi rurasohoye, ubu umutware w'ab'iyi si abaye igicibwa. Nanjye nimanikwa hejuru y'isi, nzireherezaho abantu bose. Ibyo yabivugiye kugaragaza urupfu yendaga gupfa urwo ari rwo. Rubanda baramusubiza bati, twumvise mu mategeko ko Kristo azagumaho iteka ryose. None niki gitumye uvuga ngo umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa? Ese uwo mwana w'umuntu ninde nyine? Yesu arababwira ati, hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwe. Nimugende mugifite umucyo utabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Mwizere umucyo mugifite umucyo,
kugira ngo mube abana b'umucyo. Yesu amaze kuvuga atyo aragenda, arabihisha. Nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi bingana bityo imbere yabo, ntibamwizeye, kugira ngo ijambo ry'umuhanuzi Yesaya risohore, iryo yavuze ngo, Mwami, ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Nicyo cyatumye badashobora kwizera, kuko Yesaya yongeye kuvuga ati, yabahumye amaso, ibanangira imitima, ngo be kurebesha amaso no kumenyesha imitima, bagahindukira ngo mbakize. Ibyo byavuzwe na Yesaya, kuko yabonye ubwiza bwa Yesu akamuvuga. Nyamara mu batware nabo benshi baramwizeye, ariko ku bw'abafarisayo ntibabyerura ngo badacibwa mu isinagogi, kuko bakundaga gushimwa n'abantu kuruta gushimwa n'Imana. Yesu aravuga cyane ati, unyizera si njye aba yizeye, ahubwo aba yizeye uwantumye. N'umbonye aba abonye uwantumye. Naje mu isi ndi umucyo, kugira ngo unyizera wese ataguma mu mwijima. Ariko umuntu niyumva amagambo yanjye ntayitondere, si njye umuciriyeho iteka, kuko ntazanywe no gucira abari mu isi iteka, ahubwo naje kubakiza. Unyanga niyemera amagambo yanjye, afite umuciraho iteka. Ijambo navuze niryo rizamuciraho iteka ku munsi w'imperuka. Sinabivuze ku bwanjye, ahubwo Data wantumye niwe wantegetse ibyo nkwiriye kuvuga n'ibyo nkwiriye kwigisha. Nanjye nzi yuko itegeko rye ari ryo bugingo buhoraho. Nuko rero ibyo mvuga mbivuga uko Data yabimbwiye. Igice cya 13. Yesu yoza ibirenge by'abigishwa be. Umunsi wa Pasika utarasohora, Yesu amenya yuko igihe cye gisohoye cyo kuva mu isi agasubira kuri se. Urukundo yakunze abe bari mu isi nirwo yakomeje kubakunda kugeza imperuka. Bakirya ibyo kurya bya nijoro, Satani yari yamaze koshya umutima wa Yuda Isikariyota mwene Simoni ngo amugambanire. Yesu amenye ko se amweguriye byose, kandi ko yavuye ku Mana kandi ko asubira kuri yo, ahaguruka aho yariraga, yiyambura umwitero, yenda igitambaro aragikenyeza. Aherako asuka amazi ku mbehe, atangira koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza igitambaro akenyeje. Nuko yegera Simoni Petero, nawe aramubaza ati, Databuja, ni wowe unyoza ibirenge? Yesu aramusubiza ati, ibyo nkora ubu ntubizi, ariko uzabimenya hanyuma. Petero aramubwira ati, reka, ntabwo nzemera na hato ko unyoza ibirenge. Yesu aramusubiza ati, ninakoza ntacyo tuzaba duhuriyeho. Simoni Petero aramubwira ati, Databuja, noneho ntunyoze ibirenge byonyine, ahubwo unyuhagiye n'amaboko umese n'umutwe. Yesu aramubwira ati, uhagiwe nta kindi agomba keretse koga ibirenge ngo abe aboneye rwose. Namwe muraboneye, ariko si mwese. Icyatumye avuga ati, nimuboneye mwese, nuko yari azi uri bumugambanire uwo ari we. Nuko amaze kuboza ibirenge, yambara imyenda ye. Arongera aricara, arababaza ati, aho mumenye icyo mbagiriye? Munyita shobuja n'umwigisha. Ibyo mubivuga neza kuko ariko ndi koko. Nuko rero, ubwo mbogeje ibirenge, kandi ndi shobuja n'umwigisha, niko namwe mukwiriye kubyozanya. Mbahaye icyitegererezo kugira ngo mukore nk'uko mbakoreye. Nukuri, ndababwira yuko umugaragu ataruta shebuja, kandi intumwa itaruta uwayitumye. Nimumenye ibyo, murahirwa niba mubikora. Simbavuze mwese, kuko nzabona atoranije, keretse ko ibyanditswe bikwiriye gusohora ngo, urya ibyo kurya byanjye niwe umbangiriye umugeri. Dore mbibabwiye bitari byaba, kugira ngo nibiba muzizere ko ndi we. Nukuri, ndababwira yuko umuntu wese wemera uwantumye ari njye aba yemeye, kandi unyemera aba yemeye n'uwantumye. Yuda Isikariyota ava mu bandi. Yesu amaze kuvuga atyo, ahagarika umutima arahamya ati, nukuri, ndababwira yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Abigishwa bararebana, kuko batari bazi uwavuze uwo ari we. Hariho umwe mu bigishwa be wari wiseguye igituza cya Yesu bafungura. Uwo ni wa wundi Yesu yakundaga. Simoni Petero aramurembuza aramubaza ati, umubaze uwavuze uwo ari we. Uwo ahengamira inyuma aho yari ari mu gituza cya Yesu, aramubaza ati, Databuja, ninde? Yesu aramusubiza ati, uwo ndi bukoreze inogo nkayimuha ni we uwo. Nuko akojeje inogo, arayenda ayiha Yuda Isikariyota mwene Simoni. Hanyuma yo guhabwa iyo nogo, nibwo Satani yamwinjiyemo. Nuko Yesu aramubwira ati, icyo ukora gikore vuba. Ariko nta n'umwe mu bari bicaye basangira nawe wamenye icyatumye amubwira atyo, kuko Yuda yari afite umufuka w'imiya. Nicyo cyatumye bamwe bakeka yuko Yesu amubwiye ati, genda ugure ibyo dushaka kurya ku munsi mukuru, cyangwa ati, gira icyo uha abakene. Nuko Yuda amaze kwakira inogo,
Muri ako kanya arasohoka, kandi hari nijoro. Itegeko rishya ryo gukundana. Amaze gusohoka, Yesu aravuga ati, noneho umwana w'umuntu arubahirijwe, kandi Imana nayo yubahirijwe muri we. Kandi Imana ubwo yubahirijwe muri we, nayo izamwubahiriza muri yo ubwayo, kandi izamwubahiriza vuba. Bana bato, ndacyari hamwe namwe umwanya muto. Muzanshaka, kandi uko nabwiye Abayuda nti, aho njye nimubasha kujyayo, namwe niko mbibabwira ubu. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, mube ariko namwe mukundana. Ibyo ni byo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Yesu avuga ko Petero ari bumwihakane. Simoni Petero aramubaza ati, Databuja urajya he? Yesu aramusubiza ati, aho njya ntubasha kunkurikira ubu, ariko uzahankurikira hanyuma. Petero aramusubiza ati, Databuja, icyambuza kugukurikira ubu ni iki? Ko nzanagupfira. Yesu aramusubiza ati, uzampfira? Ni ukuri, ndakubwira yuko inkoko itaza kubika utaranyihakana gatatu. Igice cya 14. Yesu ni inzira, ni ukuri, ni ubugingo. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mbababwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo, kandi aho njya inzira murayizi. Toma aramubwira ati, Databuja, nituze aho ujya, inzira twayibwirwa n'iki? Yesu aramubwira ati, ni njye nzira, n'ukuri, n'ubugingo. Nawe ujya kwa Data ntamujyanye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi, kandi mwamurebye. Filipo aramubwira ati, Databuja, twereke Data wa twese biraba bihagije. Yesu aramubaza ati, nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenya? Filipo, umbonye ababonye Data. Niki gitumye uvuga uti, twereke Data wa twese? Ntiwizeye yuko ndi muri Data, na Data akaba ari muri njye? Amagambo mbabwira sinyavuga ku bwanjye, ahubwo ni Data uguma muri njye niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri Data, na Data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Ni ukuri, ndababwira yuko unyizera, imirimo nkora n'abazayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye, nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye, nzagikora. Yesu abasezeranya kuboherereza Umwuka Wera. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Nanjye nzasaba Data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, niwe Mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe, kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaza aho muri. Hasigaye umwanya muto, ab'isi ntibabe bakimbona, ariko mwebweho muzambona, kuko ndiho namwe muzabaho. Uwo munsi muzamenya ko ndi muri Data, namwe mukaba muri njye, nanjye nkaba muri mwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda mwiyereke. Yuda utari Isikariyota aramubaza ati, Databuja, bibaye bite ko ugiye kutwiyereka niwiyereka ab'isi? Yesu aramusubiza ati, umuntu nankunda azitondera ijambo ryanjye, na Data azamukunda, tuzaza ahari tugumane nawe. Ariko utankunda ntiyitondera amagambo yanjye, kandi iryo jambo mwumvise si iryanjye, ahubwo ni irya Data wantumye. Yesu asezera ku bigishwa be. Ibyo mbibabwiye nkiri kumwe namwe, ariko umufasha ari we Mwuka Wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbahaye nk'uko ab'isi batanga. Imitima yanyu nihagarare kandi ntitinye. Mwumvise uko nababwiye nti, ndagenda kandi nzagarukaho muri. Iyaba mwankundaga, muba munejejwe n'uko njya kwa Data, kuko Data nduta. Nuko rero mbibabwiye bitaraba, ngo ubwo bizaba muzizere. Sinyivugana namwe byinshi, kuko umutware w'ab'iyi si aza kandi ntacyo amfiteho. Ahubwo nkora uko Data yantegetse, kugira ngo ab'isi bamenye ko mukunda. Nimuhaguruke tuve hano. Igice cya 15. Yesu acira abigishwa umugani w'umuzabibu n'amashami yawo.
Ndi umuzabibu w'ukuri, kandi Data ni nyirawuhingira. Ishami ryose ryo muri njye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. None mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye. Mugume muri njye, nanjye ngume muri mwe. Nk'uko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha mutaguma muri njye. Ni njye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye, nanjye nguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri njye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ibyo ni byo byubahisha Data, ni uko mwera imbuto nyinshi mukaba abigishwa banjye. Uko Data yankunze niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. Nimwitondera amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye, nk'uko nanjye nitondeye amategeko ya Data nkaguma mu rukundo rwe. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe, kandi n'umunezero wanyu ube wuzuye. Ngiri itegeko ryanjye, mukundane nk'uko nabakunze. Ntawe ufite urukundo ruruta urw'umuntu upfira inshuti ze. Muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Sinyibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ahubwo mbise inshuti, kuko ibyo numvise kuri Data byose mbibamenyesheje. Si mwe mwanoranyije, ahubwo ni njye wabatoranyije, kandi mbashyiriyeho kugira ngo mugende mwere imbuto. Imbuto zanyu zigumeyo kugira ngo icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Uko ab'isi banga Yesu kandi bakanga nabi. Ab'isi nibabanga, mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Iyo muba ab'isi, ab'isi baba babakunze. Ariko kuko mutari ab'isi, ahubwo nabatoranyije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye nti, umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganyije, namwe bazabarenganya. Niba bitondeye ijambo ryanjye, n'iryanyu naryo bazaryitondera. Ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Iyaba ntaje ngo mvugane nabo, niba bafite icyaha, ariko noneho ntibafite uko biregura icyaha cyabo. Unyanga aba yanze na Data. Iyaba ntakoreye muri bo imirimo itakozwe n'undi muntu, nta cyaha baba bafite. Ariko noneho barayibonye, nyamara baratwanga njyewe na Data. Ariko byabaye bityo kugira ngo ijambo risohore, ryanditswe mu mategeko yabo ngo banyangiye ubusa. Umufasha naza, uwo nzaboherereza ava kuri Data, ari we Mwuka w'ukuri ukomoka kuri Data, azampamya. Kandi namwe muzampamya, kuko uhereye mbere na mbere mwari kumwe nanjye.